Dusoma amagambo y'Imana mu mwandiko wa mbere Paulo yandikiye Abikorino, igitero cya mbere umurongo wa 26 kurangizwa 29. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorino, igitero cya mbere umurongo wa 26 kuza kwa 29. Nibwo mwere gusoma mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse, igice cya mbere umurongo wa 10 kurangiza wa 11. Ndaza gusoreza none mu Bikorino ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rwa Bikorino 13 umurongo wa 5, ndagenda mbabwira igihe cyo gusoma. Abikorino ni igice cya mbere, Abikorino ba mbere igice cya mbere 26 kurangiza 29. Bafite Bibiliya yera ni paje 166. Aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi bikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nk'ibyo mu isi bikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho. Imana yarabitoranije guhindura ubusa ibiriho, umurongo wa 29, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Usome urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 10 kurangiza wa 11. Ni paje ya 241 muri Bibiliya yera cyangwa Isezerano Rishya. Aravuga nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu cyane. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira muri bwa bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ariwe mwami n'umukiza wacu. Urwandiko rwa kabiri rwa Bikorino, igice cya 13 umurongo wa 5, ipaje 188 mu Isezerano Rishya. Aravuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese nimwimenya kandi nimuzi yuko Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo. Reka nsubire muri uwo murongo. Ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Mbese nimwimenya kandi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo. Amen. Kumbe amen. Mwana mukebarebe. Amen. Wanyemera tukahobera na turambuye ibiganza twese, abinyeganyije cyane kandi ibintu badi. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ntabwo ndabyo. Imana ibahe umugisha. Abo ushaka mube, Imana ibahe umugisha. Murambuye ibiganza cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze rwose. Nanje mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2017, waberewe imigisha yo mu buryo bwose, ariko cyane wo kugira impinduka zidasanzwe mu buzima mu buryo bw'umwuka, ishimangira ngo ubabere umwaka wo kwita mu muhamagaro wanyu Imana bahamagara. Haleluya. Aho turi kumwe, haleluya.
mukomye amashyi n'impundu mukazibwiriza Yesu Umwami. Nejejwe no kongera kuba hano kuri uyu munsi. Nari mbakumbuye by'ukuri kandi nizera ko ntabwo mwari mungumbuye. Twagize imirimo myinshi, mugira myinshi, nanezerewe nabonye hano buri gihe hagenda hahinduka. Hari umuntu wigeze kunsetsa ati Kigali hahinduka umunsi ku wundi, ugera ahantu bwatsi wahageruka ukibaza ko ariho cyangwa niba ari ahandi. Nasanze na hano ariko hameze. Nabonye impinduka zikomeye kandi umutima wanjye urishima kuko n'uburi nageze hano nabona urusengero rwishimye. Mwanyemerere mugakomera Imana amashyi menshi mukayigwiza neza. Kuba musobanutse mukaba ahantu basobanutse, mukeye mukaba ahantu hakeye, mukomeye mukaba n'ahantu hakomeye, kandi cyane cyane Imana. Icyo ni icyerekana ko muzi icyo murimo mukora. Reka nongere mvuge nti Imana ibahe umugisha. Cyane Imana ibahe umugisha. Abazi ko babyishimiye Imana ibahe umugisha. Imana yarabarinze 2016 barindana n'imiryango indindana n'uwanjye, umuryango uko n'ubundi usanzwe ari uwanjye namwe muri abanjye. Twatongeye kubonana, umutima wanjye sinzi icyo navuga gihagije ngo mwumve uko nezerewe. Ariko Imana nizera, Imana ngorera ntaryarya kapamye, irabizi ko umutima wanjye unezerewe. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Muze nzabona mu ijuru mumeze uko mbareba, nzaryoherwa kurushaho. Nibuka icyumweru cya nyuma nabwirije hano, nabwirije ijambo rivuga kuruhuka umuruho wo mu mutima. Sishobora kwibagirwa amagambo navuze, n'ibiranga umutima urushe arabiganiriye. Ariko uyu munsi ntarashimira abayobozi banjye n'inkoramutima zanjye zantumiye, mfite n'umwanya wo gushima, nzakomeza nshime. Ijambo Imana yashize ku mutima ngo mbaganirize riravuga ngo kwita ku muhamagaro wacu kuruta ibindi bintu byose byitabwaho. Kwita ku muhamagaro wacu Imana yaduhamagaye kuruta ibindi bintu byose byitabwaho. Kwita ku muhamagaro wacu kuruta ibindi bintu byose byitabwaho. Abantu bagira byinshi bitaho, kandi muri iki gihe dufite byinshi twitaho. N'amajwi aduhamagara ni menshi, n'ibiduhamagara ni byinshi. Ariko naje kubinginga shimangirira ijambo rivuga ngo mwite ku guhamagarwa kwanyu kuruta ibindi bintu byose upangira gahunda witaho. Ibyo wateguye bigapfa, reka ntangira nsubire muri ibi. N'ibintu urimo utegura utizera ko bizacamo cyangwa bizanacemo. Ibyo wibwira biri hanze y'igihugu n'ibyo mu gihugu hano imbere. Naje kukubwira ngo wite ku muhamagaro wawe kuruta ibyo byose wapangiye muri gahunda yawe ureba. Umuhamagaro wawe wahamagara uwite kuruta ibyo byose yitabwa. Ari umugabo w'inshuti yanjye yari yamaze imyaka 10 tutabonana, narinjira muri iri jambo ejo bundi. Zakubaza umuntu nariko runaka ko mukumbuye namubona nde, ngira ngo ari hano muri Kigali, yari muri hano muri Kigali. Arambwira ati uwo muntu amaze imyaka 3 yarahuye n'ikibazo. Ese kimeze giti? Yari umugabo wishoboye wifashije, mbona ibintu bicamo neza, mbona kwire kugira n'icyo namwiga mu buzima busanzwe. Arambwira ngo hari umuntu wamuhamagaye n'inshuti ye muri Malawi. Aramubwira ngo mu Rwanda uhangayikiye ucuruza bidacamo ibintu bigenda bipfapfana,
hari ibintu bicamo mu buryo bwiza. Akamodoka kawe na turiya tuntu tuguhangayishije ubaye tugurishije ukaza kuyobora uburyo ibintu bikorwa neza hano Malawi, mu minsi mikeya waba uvuye mu bibazo ufite. Mugabo agurisha imodoka, agurisha n'udupariseri tumwe yari yaraguze, aragenda naho urimo umuhamagara, afite gahunda yo gutegura amabandi yo kumwambura bya bintu amukenesha. Kandi yari umukozi w'Imana by'ukuri, yari yibaza mu nshingano afite n'agaciro kayo, yumva kugenda akabona ibyo bintu ari by'ingenzi kuruta icyo yahamagariwe. Ngo agurisha udupariseri twe yari afite, agurisha imodoka, afashe inzira aragenda. Uwo muntu amujyanisha urubanza arenge gusa, umuntu abona ko birimo bigenda neza. Rero karategura uburyo amwambura burundu, arateguye aramwambura. Uwambwe yaramubwiye ngo uwo muntu yabuze n'ibimugarura ngo agaruke hano mu Rwanda n'ikimwaro. Uwo muntu byose yarabimujyanye kandi aranamuciye, ariko ijwi ryamuhamagaye yumvaga ko ari ibigiye kumugeza ku byo agomba kugera hashakisha akeneye. Reka nawe babwire ibi ngibi, ibyo wateguye n'ibyo uri gutegura n'ibyo utekereza gutegura by'ubuzima bwa none, wite ku muhamagaro wawe kubiruta ibyo byose. Aho turi kumwe, amen. Reka muve cyane, amen. Ibyo wakoze 2016 ibera ko byakwiriye Imana ishimwe ko byaguhiriye. Ariko reka nongere mubwire ngo musubiremo, utekereze, usubize ubwenge ku gihe. Naje kukwibutsa mpamijwe n'Umwuka Wera kugira ngo wite ku muhamagaro wawe kuruta ibindi byose utegura witamo. Amagambo twasomye Pawulo ari muri Korinto, yamaze umwaka n'igice, amezi 18, kandi Korinto ndabigisha ndashimye ko bigisha mbona bimo nganiriza abanyabwenge bakomeye, ikompakizamo ibintu kandi baza bipakura bakabipakiza n'ahandi. Wa mujyi ukomeye w'Abagiriki, uwo mujyi warimo abanyabwenge b'ingeri zose bitwa abafilozofi bahanditse b'ingeri zose muri Korinto. Cya kabiri, harimo abakungu bahanditse muri Korinto, umujyi w'ubukungu natekereza mbona ni nka Kigali, ubukungu buhanitse. Icya gatatu, harimo ubusambanyi bw'indengakamere. Aha muravuga ngo dufite indaya, abasambanyi b'indengakamere, kuko n'iki kigwamana cyabo cyitwa Aphrodite basengaga. Kwitwa Umukorinto kwari kwitwa wanduye, kuko bari inzu ingoro y'ikigwamana cyitwa Aphrodite cyari gifite abatambyi 1000, kandi bose abatambyi umurimo bakoraga wari ubusambana. N'abaza kukiramya bagombaga kuba basambanye, bakavamo biswa Abakorinto kuko bakoze umurimo n'inshingano zikwiriye Umukorinto. Aho yageze aho bakitorero mwaka n'amezi 6 asi itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo aragenda, nyuma yahaza kumva amakuru byabayemo, hari ibice n'abandi benshi basubira mu byo bavuyemo, arabibutsa. Sinzi cyatumye Imana ishaka ngo aya niyo magambo nzaza kubaganiriza. Torero nkunda ngora mutima yanjye etse Pawulo maze kubandikira abwira ngo navuga hariya simvuga ibice n'ibindi byari birimo, abwira ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Arabwira ryatorero, arabwira ngo kuko abanyabwenge abafilozofi bo mu Bugiriki arabwira ngo bahamagawe atari benshi, tabo bari bafite benshi mu burokore bw'icyo gihe. Twendashima ko dufite abanyabwenge benshi, ariko b'icyo gihe si benshi. Arababona bakomeye n'abategetsi, abari mu bwongo bwo nibo bari abategetsi. Arababona abategetsi bahamagawe bari bakomeye si benshi. N'abakungu n'inobre, abakungu bari imfura bitwa imfura bahamagawe ntabwo ari benshi. Arababwira ngo ahubwo arimo arababwira ngo abango ubwo Imana yatoranije abaswa mwebwe abatangizi kugira ngo izakoze isoni abanyabwenge, yatoranije mwebwe abatari abategetsi bakomeye, izakoze isoni bari abibwira ko bakomeye.
kandi yatoranije twebwe batari abakungu abanga boroheje ngo nibihinyurwa ngo ndetse n'ibisa naho bitari kugira ngo izakoze isoni biratwita ko biri n'intego yazo no kugira ngo hatazagira umuntu uzira imbere y'Imana umbere sikiba haleluya. Oh rashara pour de prière. Oh shaitele pour de prière. Oh atazagira uwirata agakiza sobukungu bwo mwisi agakiza sicyubahiro cyo mwisi agakiza sibidutekereza turebesha amaso agakiza kari hejuru y'ibyo byose. Umwamagaro wacu imwegereshe eshatu ihanga ureke maganize ngaho ntazongera kubabona kuko ibi itekanye maganize sangwa seze kuko Imana yarangira cyane ariko iyo mbabona umugabo watwigisha ivuga butumwa mu Dr. Umunyamerika yaratubwiye ngo imyaka 30 ya mbere y'amavuko niyo kwiyubakamo imbaraga, imyaka 30 yo kwiyubakamo ubushobozi, imyaka 30 biziriko ruyano ikumi zacu n'abakobwa nimutakaza imyaka 30 aho niyo kwiyubakamo imbaraga ubushobozi. Indi myaka 30 uza kuri 60 aba niyo gukoresha za mbaraga wibitsemo no gupakurura za mbaraga kwazishira mu bikorwa. Myaka 30 ni gukoresha za mbaraga wibitsemo. Imyaka 60 twere kuri 60 nyayo ariyo yacu aba niyo gusigara tubahugura ibyo twize n'ibyo twigishijwe n'ubuzima experience de la vie tubigishijwe twabo ibyo murimo nta kintu cy'igishitsi turi mu kubona by'abandi biti bikomeye tubona ndakiri ibyo biti bitangaza tubona ni ibisanzwe n'abandi barabifite ariko umwamagaro wacu namuri imana icyo twahamagariwe nze kubabwira n'impamvu ituma twita ku mwamagaro wacu nibishoboka naza kuvuga kandi reka ngasize umwanya utaza kumbana muto. Icyo twahamagariwe no kubabera Imana idukura mu bapagani idukura muri bene wacu ikadukura mu tungana ikadukura mu tucuruzanya ikadukura mu twiganye urungana rwacu. Imana duhamagariye cyambere kibanze waririmba hano wasenga wayobora wavuga wakora watanga ibifite ikimana duhamagariye cyambere no kubabera no kuredesha la pour de prier les détails rasha kile pour le détail bro itanzanye Yesu mwisi no kuza gushaka ahitwa kubabera ashake familie bazabana mu ijuru yaje gushaka familie Yesu yari kineke mu ijuru yaje gushaka bene se kugira ngo azabifura muri bene se mu ijuru Nurimba ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe kuzureba kuri we Somera kwandi kona sumye kwa Korinto cyangwa cyambere were ku murongo wa mbere ukarangiza wa gatatu ababwira intasho ariko aravuga ngo turabandikira mwebwe ab'Ikorinto aberejwe bakwe muri niberezwa muri Kristo Yesu ngo kandi bahamagariwe kubabera ngo hamwe n'abantu bose bamaze Imana hose abakobera ngo ubuntu n'amakuru biva ku Mana Data wa twese bibe muri mwe abo turi kumwe amen ewe amen abahamagariwe kubabera basore ni kubibacu muri rimwe twahamagariwe kubabera uririmba uruwera usenga uruwera udukorera imirimo uruwera ijoro rivuga muri ya ni mwene nyina wa Yesu mwahamagariwe kubabera urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 14 ukarangiza wa 16 Petero wa mbere igice cya mbere murongo wa 14 ukarangiza wa 16 aravuga ngo mwirindira
bagiraga kera mu kirinzi reka nkubwire ngiki nubwo waba dogiteri udakijijwe sinaje kugutuka oya mbabarira ariko mu byagakiza uri injiji n'abandi igiti kimeze gite urwego rumeze ruto akaba adakijijwe bibiri iramwita ngo ni injiji kandi ubwoko bwa mbere ngo buri mu wabuzize kubinjiji utamenya abantu mwirinde ibyo mwagendera mu bwamo kera mukirinjiji abantu kuko abahamagara yaruwera abariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zingahe zose kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ruwera icyo twahamagariwe cyambere waririmba wakora uzava guki Yesu yampamagariye kumuwera wantegura hano nzaje kumuvana turakuganiriza hamwe nawe nuba hano utari mwene nyina wa Yesu uzaburi gutakaza umwanya wa zero Tere cyambere twahamagariwe icyakabiri twahamagariwe ni ugukorera Imana barakora muri hano nuba mwitorera udakora abandi bagakora baza gushima gusa bakoze udakora nukuri uzagusa naho uri kuvuguruza icyo Yesu yakure icyo Imana yakuremeye kandi tuhamagariwe nudakora tega amatwi nutaba umukozi mwitorera umukore ukabona hari abandi babishinzwe bari kubakora uzaba uri kubwira Imana ngo wandemeye ubusa wanyibeshyeho kandi bakumpamagara ntacyo bimaze uzaba uri muvuguruza kuko twahamagariwe gukora kandi ni nacyo twaremewe Abefeso 2:10 2:10 haravuga ngo kuko turabe Imana yaremye ituremeye iki imirimo takindi sibya twibwira naza proje twateguye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yiteguye kera ngabone tuba tuzabikora ariko mawe agaciro kacu kerekana ko twamenye icyo twahamagariwe ni imirimo ariko imirimo nibura uzaba uri kubeshya uzaba uri gushusha intebe gusa kandi ntukitegure ko aricyo uzahabwa n'Imana hakurya y'ubuzima kuko n'imyambaro y'umugeni umyambaro agatimba umugeni wa Kristo n'imirimo nusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 7 ukarangiza 8 19 7 urangiza umurongo wa 8 Yohana arimo yereka ibirori bizaba mu ijuru torero ryazamutse ariko ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze nk'uko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye kandi umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye araba ngo kandi uwo mwenda ni imirimo yo gukiranuka kw'abera abo turi kumwe amena cyane mwumve amena abashimashyi n'umuntu kwa Yesu wowe udakora uzahagarara imbere ya Yesu ute wambaye ubusa nta gatima wambaye kubwira uzahangara wagarara imbere ya Yesu nta myenda wambaye kandi imyenda n'imirimo umunsi izava mu isi sizaherekezwa n'umugore n'abana hano mu isi bazamberekezo yego nimbatanga ariko imbere y'Imana sizaherekezwa mwese inshuti uzanakira kumva kwirindiwe ariko hakurya uzamuka n'imirimo nakoze Resta de près de travail. Haïgel Shalabolo. Zamuka de Kelebrile de Tam. Zamuka de Mona Koreas. Zamuka de Milima. Zamuka de Mona Koreas. Jai Suevana. Itata Tuminakane. Roman Tuminata. Tuminakane. Jai Suevana. Yung 50. Aku kibotapa pimo. Yung masama ko sisisana ve muri Yerusalem. Aho yatawe. Mwana muhumuriza mwizbiri mgira mwizira mgira webana we andiko yumonso ti hahirwa cyabangwa bakungu eka mwiki ngikibijyaza bikuraje kwisoro sibyo barakimana kwijoro bigabiko kujyana kanyana mu mabese kwa baje bakuza mu mazi bori wage ko n'ibisubizo sicyo kiraje Yesu shinga oya kiraje Yesu shinga no kubuwera cyaka mukamenya intego y'ukuri hano kwisi yo kumukorera mumbere sicyo haleluya akagutegura musangende umugeni wambaye utambaye gusa we
tunezerwe komando hari bapfopfira mu mwami umwuka wera uzabanga mu mwaro yabo ariko izagambo ye baruhuka imihati yabo imirimo yabo isanga n'abakurikira iyo imirimo y'ijambo hari ijambo rimenyerewe uvuye ko bazavuga neza bazatungwa si hano iyo tuyikoze imana igira icyo dukorera hano ariko cyane cyane kidutegura hano kavuga ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo ariko mapere y'amakibero sifa kwa Yesu mana yaduhamagariye irabuye ahangaha mwasi nati kwasaba basabye abana bati muramya Yesu mukamwimbaza mana bamugisha ariko reka makuru Yesu bazahagara batayiramo kuko cyane kuyiramya iyo ikibazo cyaje cyasatana gashaka kwanzwe gutiyoya naramwira kamwe marandamya mwijuri punza babarabije we aragaragazwa n'abantu umukobwa n'umusore kumugusha atoye muri ko ari bakora ibi izuru rihitereka ngo ararabise umusore yagaragazwe ntawe yakameye mutatoya wakijwe ntakora ibyo abamarayika bakamwegera bakavuga ngo ngwiri uri kuramya satani akakubwira bavuze imirimo ikorwa mu rusengero umwuka wera akakubwira ngo tanga 100 ni ku rugero satani akakubwira ngo yatanga 15 ukagutoya wakorera n'uye wakomagaye ukabitanga ijana kabani mararamye harabise we hari mararamye umunsi Aburahamu azamuka na Isaka aza kumutamba agakirimana n'imukuri sinaje kongera kumutanga oya n'ubundi byose nzabishobora cyane iyo si impano yanjye ariko reka mubwire umunsi amuzamuka aza kumutamba akavuga ko ari ukwiriye Imana yonyine hari umwanditsi wavuze ngo akirima muzamuka n'abamomana ni wowe mukwiriye ndamusogota ku bwawe utwike ku bwawe kandi uramuzura ko ushobora byose ariko niwe ukwiriye icyo cyubahiro aravuga ngo mu ijuru abamarayika baratuje ngo bariko bumva Aburahamu asa n'urimuzamukana amakorasi yo kuramya no guhimbaza Imana ariko mbere Yesu icyubahiro tuvuga haleluya twahamagariwe gukorera Imana mu ndirimbo mu masengesho imbuto zacu tuzerere nabo tutari kumwe ariko cyane cyane niba muzi ko harahitiriwe izina ry'Imana ni iyi nzu si ya runaka uzashora imbaraga zawe bandi ntibashora imbaraga igishoro cyawe uzagishorera uzagishora arabaza baririmba amagambo umwami eza cyane Imana imwongerera iminsi yo kurama ngo amina uzasome icyo yakoze seranduza urusengero n'ibigirwamana urusengero inzugi zo mu nzu z'Imana zikurwaho intebe ibintu byose bikurwaho umuvumba winjira mu gihugu umwana wimwe ingoma aravuga ngo icyo maza gukora cyambere no kwerekana Imana ya Isirayeli ariyo mbitebe mbere yo gukora ibindi aravuga ati mbanza kora inzu y'Imana Imana mu ijuru imireba aravuga ngo batambye nibeze inzu y'Imana yanuye barayenze nimutera amarangi hose inzugi zavuyeho nimuzisubize uzasome muri Ngoma igice cya 24 29 nategeka ko ari Ngoma wa mbere cyangwa ngo bakamize kureba aho abari cyo yinshiramo ari bakora Imana iri mireba Ngoma yo gutunganya n'amatara yose yatse Imana mwishirira ndetse Imana yabamugisha ndabugaruye muri Isirayeli akunda akora ibiterane akora iminsi mikuru yose arayitunganya yo mu nzu y'Imana Imana iranezera ngo bucye barware kanseri abaganga bavuze ngo ntugikize ageze mu rugo iwe Imana ibwira Yesaya ngo bene umubwira atunganya ibyo mu rugo rwe kuko iminsi yo kubaho irangiye yibutse Imana yamirimo yakoze iyo yakoze ni inzu yayo si imirimo yindi hanze inzu yayo aravuga ngo Mana wibuke uyu munsi byavuze ngo uyu munsi wibuke ko narenderaga imbere yawe n'uzukuri kwa bwa buzima bwera we
mukuri. Icya kabiri, ngakora ibishimwa imbere yawe ubyibuke. Icya gatatu, kabikorana umutima uboneye. Arwase mwari ngomwese avuze ngo abatanze amaturo n'imitima ishaka, imitima iboneye tagwaka bafite umugisha kumba ngo yibutse Imana ibyo Imana isa naho yariko isa naho yabyibagiwe kandi itazayibagiwe. Itibara Yesaya ngo subirayo ugende umubwire ngo numvishe gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe. Nyuma y'iminsi 3 uzaze mu rusengero ndagukijije. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, iminsi yo kurama nongereho 15. Icya gatatu, sinagukiza wenyine mwaje uzagira impagarara mu gihugu, ngiye kugukizanya n'igihugu cyose bikore cyo wakoze na Dawidi umwana wacu. Dore sicyo, haleluya! Uzashoboye. Igishoro cyawe kiza mu byo uteganya. Muri gahunda y'ubuzima bwawe korera Imana ko twavuga kwikorera, uzawiteho wakabyarawe kuruta ibindi byose wibwira ukora. Zategura twahamagariwe kuyikorera. Cyo nikumuri ndizoze kwa neema kubwa kabisa. Tumekubaliwa na Mungu kuko buntu bwinshi rwose twemewe n'Imana ihoraho, lakini kwa neema kubwa zaidi kuko buntu bwinshi busaga. Kinyarwanda bose babwiza ubusaga no Mugiswahili wabaye kwa neema kubwa kabisa kuko buntu bwiza rwose twemewe n'Imana ihoraho, lakini kwa neema kubwa zaidi tupata kumtumikia kuko buntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana. Twibesherezwa na byose, twibesherezwa na Yesu kuri byose tubonera mwese. Iyo twamamaza ubutumwa zayamaga mu mirimo yose mu byo dukora, abangiyo niyo nyungu yacu y'ukuri, niyo nyungu y'ukuri, niyo nyungu y'ukuri. Inyungu zose s'ukuri, inyungu zose s'ukuri, inyungu zose s'ukuri, inyungu zose s'ukuri, inyungu zose s'ukuri. Ariko twamamaza ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Abo turi kumwe amen. Cyane bumve amen. Ayo muzamana ibiganza we haleluya. Twamamaza ubukorera. Twite kuri uwo muntu wambaza utese pastor kubera iki dukwiriye kuwitaho. Mwumva aya magambo nishake ngakire kurana nzaze kuvuga yandikira Imana ni mu mwana. Reka nguvuge mu magambo 3 munyemerere nyabaganirize. Icyambere niwo muhamagaro uhanitse ku rutindi yose ibaho, niwo muhamagaro uhenze, niwo muhamagaro uhenze, niwo muhamagaro uhenze ku rutindi imihamagaro yose ibaho. Wahamagarwa Amerika, wahamagarwa kuba umuyobozi runaka ukomeye mu isi, umuhamagaro twahamagawe wo kuza kubera no gukorera Yesu niwo uhanitse, niwo uhenze ku rutindi imihamagaro yose ku mpamvu 3. Icyambere n'imihamagaro yose tuyihamagarwa n'abantu bapfa, n'abahamagawe bagapfa. Kandi iyo baduhamagayemo imwe na rimwe n'ibyo badushinze, nyuma yaho bakadutesha umutekano n'amahoro yose agashira, kazusigara wibaza uwagushutse utiyonza kubimenya kare. Ariko iwacu ni umuhamagaro wavuye mu ijuru ku Mana we. Uwaduhamagaye ni Imana ntipfa, abahamagawe impamaro ntibazapfa. Niko muri bizavuze ngo azanyuza no mu rupfu nambukana rwaruzi maze nifata hakurya nzasanga y'abantu. Abo turi kumusifa ko Yesu uko no muhamagaro wavuye mu ijuru, so muhamagaro w'isi no muhamagaro wavuye mu ijuru we. Abaheburayo 3 ore ku murongo wa mbere andikira ngo bene data bera mu bibazo bari barimo. Bene data bera abo dufatanyije guhamagarwa kwavuye mu ijuru, bene data bera abo dusangiye, abo dufatanyije guhamagarwa kwavuye mu ijuru. Umuhamagaro wacu so mu isi. Akarero reka ariko ndangiza uyu muhamagaro
mu bintu birwanywa bibaho mukamukabare baramadagatana mu bintu bibaho birwanywa bibaho n'umuhanga abahamagarirwa mu gakiza mu bintu bibaho birwanywa we bigira intambara kangari n'umuhanga n'uhamagarwa na Yesu ndurwa niba mbasaba n'irengera abashitani uzibaze kontera wasinyanyira shitani n'uhamagarwa Satani ntahuke babambike aturutse kwanza muri wowe kuko abanzi ni batatu umwanzi wa mbere shitani wa kabiri mu mubiri wawe uyu urwanya ubugingo mu bwice mu mwuka wawe gatatu na abaravuga ngo n'isi aho intambara zizatangira ni muri wowe cyangwa mu rugo iwawe mu bintu bigira intambara ni umuhamagaro reka murakora ibiganza byanyu mugire mu cyamarembo ababishoboye si itegeko reka mugahambana murebe ko murareba izi ndoki batwigisha ivugabutumwa baratubwira ngo turebere kuri izi ndoki Imana yaduhaye gahunda yose kuri izi ndoki murebe uru rutoki aho uza guhurira n'iki gikumwe makumyabiri murabona uburyo hatandukanye n'izindi zose ziregeranye ariko uza kuri iki gikumwe murebe uburyo hatandukanye kandi izi ndoki zose zirareba imbere ariko igikumwe kikareba inyuma mwumve amagambo cyane igikumwe atita ubwigomeke muzi kwigomeka ku butegetsi kwigomeka ku mirimo kwigomeka rebellion kwigomeka abandika icyitwa ubwigomeke urebe uburyo kidahuye n'izindi ntoki mwakabyarando kwigomeka aba ngo muri wowe guhagurukana gahunda gukora ibyiza hazazuka burito ubwigomeke nuza gusenga ubwigomeke kugira ngo habaye gusinzira ariko tuzi no kwibabarira wowe aho wavunikiye kwigomeka mu rugo ubwigomeke buzabamo umugabo nagira isaka ryinshi umugore ye kurigira umugore narigira cyane no gukorera Imana umugabo ye kurigira byanga bikunda ubwigomeke buzaba muri korali ubwigomeke buzabamo groupe de abanyamasengesho ndetse ubwigomeke buzaba mu kiyobozi cyaha n'abayobozi beza ubwigomeke buzaba aba mu rutoki rwerekana icyerekezo vision kandi uti dukore tujya imbere ubwigomeke bugakurura busubiza inyuma waba uti dukore dore duteze imbere ibintu bijyanye imbere turakabya kurasubira inyuma dukore n'isi nuko bazarijyamo ibintu ntabwo akazi tuzadushyire mu gaciro ubwigomeke uko werekana viziyo ubwigomeke nabwo burakura busubiza inyuma ariko aravuga ngo uzakomeza ntabwo n'inzozi muri muze turebe imbere dutegereze igitondo twiringira Imana yacu n'izakora imirimo izirukana na Satani izategeka isi yose tuzanesha nidusenganya kuko Imana izigite izitwumvira twese situbure haleluya Satani nakurura n'abigomeke uzakomeza werekana icyerekezo ariko Imana yacu mu bantu nubaha mu Rwanda nubaha abasirikare iyo rero ibintu byose turimo kamenya ukareba n'uburyo barara ku mihanda na hehe kabona ibyo dufite byose turimo Imana yakoresha ari abasirikare nibuka n'indirimbo yabo ngo hata nigonde kama msumari
nywele zitoke kichwani, sitarudi nyuma hata nikone kama msumari. Nywele zangu zitoke kichwani, sitarudi nyuma. Bagera kundego yangu turi mu Rwanda tubicaye. Bakore byo turi mu Rwanda. Nageze akokosho zinjire mu ijuru n'imamo y'Imana. Kweza masino Mungu. Kweza kamera kanitele kwa. Ukiye shetani mo hata nikone kama msumari. Shetani nywele zangu zitoke kichwani, sitarudi nyuma. Kome shukendo, ninasonga mbele. Ninasonga mbele. Ninakufuatisha Kristo yamfuatisha. Ninasonga mbele. Sabe shetani kwa ndugu wangu. Ni ukienda soma nyoko, ninasonga mbele. Ninasonga mbele. Ninaambia wayozi, aba mu tokisumba zose. Uko mu basumba mwicaye. Niko muzabasumzi bibazo. Niko muzabasumzi bibaba. Niko muzabasumzi ngorane. Niko muzabasumzi bitutsi. Niko muzabasumza muzaza murara kumaza abandi basinzire bagona. Namwe muri ko mwibaze. Ngoje bigitwe kinini nawe swane mijugujugu. Uzavunika we. Hari uzaza bitero tikikigabo kubanza shitani yakiza. Tikikigabo nicyo kukonza mabuza. Ni umugabo. Mugore akaba ntakaza afite umuhamagaro. Torere cyo iki kigore ishitani yakiteretse mu rugo. Cyo kumvuna gusa. Kurya gusa. Turumura amaso gusa frag nazi turasi. Okubaga mu bintu bigira mu intambara umuhamagaro kandi cyosataraza bakarwanya nakagiza gutuka. Urwane uvumbuke shitani atitorere. Bana babo bari mu muhamagaro rebi byabo barabyaje. Sumba zose niko muzabasumza ingorane. Ndizera ko Mana yanjye kugira ngo mubone kiriya gipangu, sinizera ko mworohewe. Hari n'abenshi bagamba tuzakora ibi bagasanga aho gusunikira umuntu mu bibazo gusa amara kuberiri shitani kabura ngo funga feri. Kana hayira ngorone ni fieri na ustari kiramwica gusa amarusa komeza umutindi imbere y'Imana komeza umukere n'akagira ngo ni fieri n'ubwenge yamenye kandi ubigire gutyo byanga bikorwa byanga bikunda kuko biri muri gahunda y'Imana ari kintu cyo yashituye iragikorera kandi gataba ntogate sifa kwa Yesu. Muzakura nikomeye ariko muri byo bikomeye urabona kagatoki kari imbere alliance bisobaga ngo gukunda cyane no ubu ndasa nawe naje nahetse madamu kandi namusize mu rugo urasa kandi umufite abantu bose bazi ngo mfite umugore to aka barerekana ko nubatse nasize umuntu inyuma ya muro. Bisobanura muzakomera muzakunde Yesu cyane. Birakomera muzakunde Yesu cyane. Muzibuka ko mwasezeranye nawe muramwo dufanye nawe mumwatuze tuzukanye nawe tugendere mu buzima busa. Mwarasezeranye na Yesu. Muzakunde Yesu cyane. Muzakunde umuhamagaro wanyu cyane. Muzakunde inshingano yanyu cyane. Muzakunde ab'Imana yabahaye cyane.
Mukunda cyane. Mukunda cyane we. Bagabo beza umugore wawe nakuderanje akubye. Uzibuke ko uzamukunda cyane. Cyangwa umugore uzamukunda umugabo wawe nanafu uzamukunda cyane. Aba narasezeranye imbere y'Imana. Uzamukunda cyane. Abana bari kugora mu rugo uzamukunda cyane. Cyane mu nshingano zatura muri uzakunda cyane. Uzakunda Yesu cyane. Uzakunda umuhamagaro wawe cyane. Uzakunda inshingano yawe cyane. Uzakunda amahanga muzabakunda cyane. Agakanyuma kakahera ureko kareje. Abagomba guca bugufi. Abafite reka bapfunyika maze akagahera makarambuye mureko mufata cyane ko mukomeza. Ukarambura agahera maze ukagaragaza gushaka gufata. Ntabwo wumva gufashe cyane. Aba agahera aka gafite kimwe cya kabiri cy'imbaraga z'intoki zose. Kimwe cya kabiri cy'intoki zose. Wakureke kumugakomeza cyane. Ariko kuri agahera ugaragaze gufata wumva udafata. Rero kavuye. Aba akagahera bisobanura guca bugufi. Guca bugufi. Guca bugufi. Guca bugufi. Mugakiza kawe. Munda kuvumukana uzace bugufi. Niko kuzimya nazara umuvuduko uzabe feri. Uzace bugufi. Munda kuvumukana n'amagambo miliyoni uzace bugufi. Uzace bugufi. Uzace bugufi. Ntukizamuremo. Washaka gakundunguka mu bwoko ngiye kumva oyasuka umukozi w'Imana mvuga. Uzamanuke uzace bugufi. Mugire wa mutima wari muri Yesu. Abe Filipi 2:5. Ngiye gusoza. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwone ubwo yatekereje ko ari ntigeze atekereza ko ari ikintu cyo kugundirwa ngo afite kamera y'Imana. Wawo yisiga ubusa. Azana kamera ku mugaragu w'imbata. Araganuka. Yangana gupfurubi wo kumusaraba. Ariko ibyo ntibyakuye umwana bwe. Ngo byatumye azamurwa. Wahabwa izina risumba n'amazina yose. Kugira ngo amavi yose apfukame. N'indimi zose zemeye yuko Yesu ari umwami. Abo turi kumwe amen. Amen. Uramuri biganza byanyu barebe. Haleluya. Mutabo kufinda cyo byica. Ahubwo biragikiza. Muzaca bugufi. Bakristo mwe muzace bugufi muyobo. Bayobozi beza mwe muzace bugufi mukuyobo. Maze guhagarara ku muhamagaro wacu tukomeze. Abasoza vuga ngo ngaho ikorere isuzuma bikorwa evaluation. 2016 wabayemo. 2016 ibyo wasezeranye gukora. Rero 2015 arabatarabije kandi ukomeza kubeshya gusa. Twasomye muri Korinto bakabiri nashoje. Igitatu 13:5. Aba ngaho ni mwisuzume mwenyine ubwanyu. Mumenye ko mugihagaze muzo mwizera. Bijya mwizeye mukazatura mukabivuga. Muracyabihagazemo. Cyangwa ukora bizinga gusa. Kora isuzuma bikorwa. Nakwinginze ikorere evaluation. Imyaka umaze. Mana bayigenge kuri igicucu. Mana bayibitekerezo tekereza. Mana bayibitamo n'ibyawe uburenganzira bwawe. Mana bayibidendeza utavogerwa urabiyima igaceceka. Ikorere isuzuma bikorwa. Abuze munsi ngaho ni mwisuzume murebe ko mukihagaze muzo mwizera. Aba mbese timubizi ko muri Kristo Yesu cyangwa hari mwaba muri ingabo niko uri hano wagaze mu muhamagaro neza cyangwa uri ingabo. Uyu munsi Yesu
nakugaye. Wagaze neza mu muhamagaro cyangwa uri ngawa umuhamagaro. Sarade pere gloire de près. Oh Seigneur le gloire de près. La de Thessalonique de près le gloire. Oh Seigneur le gloire. Wagaze neza mu muhamagaro cyangwa uri ngawa. Urangije umwaka evaluation ya imbere y'Imana ivuga ngo wagaze neza mu muhamagaro cyangwa uri ngawa muri bo. Naje kubabwira ngo itaka umuhamagaro wawe kuruta ibindi byose utegura. Ibyo ufite kambwire amazu ufite saa yawe ni ukuri, amamodoka ufite saa yawe ni ukuri, konti zawe ubitse ufite amafaranga zawe washingurwa ejo n'imyenda yawe abandi bakayambara kurubakira abandi, ariko ibyawe nibyo wakoreye Yesu. Ukora icyo wahamagariwe kuwera no kumukorera kugira ngo uzazambuke imbere y'Imana wambaye uberewe, uri umugeni udakojeje isoni mu maso y'Imana. Ibindi byose si ibyawe urabeshya, hari n'ibyo ukananirwa kubyambara umubiri wanze, ariko ibyawe wohereje hariya nibyo byawe. Wowe ijambo ry'Imana ryakozeho rikagusuzuma ukaryemerera, basanga muri umuhamagaro twahamagara wowe kwera, umuhamagaro wo gukorera Yesu, ugasanga hari umwuka wera yakugaye yakosoye yarenze muri wowe. Nakwigize ntubiryarya imbere y'Imana. Hari abantu bari kubiryarya ukagira ngo n'Imana bazayiryarya. Wari Imana uriryarya ugasenga uriryarya ukabura umunyamirimo hano kugira ngo uwa mbere uriryarya. Ariko ndakwinginze fatanize n'umwuka wera, ikorere evaluation y'ubuzima bwawe. 2016 warayirangije, 2017 nakubwira ngo ita hari icyo Imana yabonye kuri mwebwe, hari icyo yabonye Mariko Dasi, hari icyo Imana yabonye. Hari umuhamagaro ntukiwitayeho, yanga hari icyo ugaya Yesu ntabwo waretse rwarukundo rwawe ryashaka wamurimo wagurumanaga muri wowe yanyota gukora yarakamye wagasute guhamagara haguruka dufatanye gusenga Imana, wemerera umwuka we. Abanyabwenge b'isi benshi na filozofe benshi ntabwo dufite, ariko dufite nyine bafite uburinganire barahari. Abakungu benshi sinizera ko mubafite, hari n'ibyo umuntu ashima hano abandi bakaryana inzara batese byavuze ngo yaronse ibikira, ariko ni bake. Abategetsi abakomeye mufite benshi mu rusengero si benshi, ni bake. Ariko mwitekereza Imana yabahamagaye ikabagira icyo cyizere, ntigakorwa n'isoni kwitwa Imana kajyaza kunabwira ntigakorwa n'isoni. Niba hari icyo umwuka weraganiye n'umutima wakavuga dufatanye gusenga. Nizere cyatumye Imana izana aya magambo, hari ntabwo yakwivuga itabonye umuhigo, ahubwo dufashe gusenga Imana. Uri konsezera kuzi kandi aramukunda, zinyigisho zaje ku bwawe. Wewe mutendamwe muze munyaruke, rashaka de prere gloire de prere charlotte logo de prere wese kele gloire de prere wese kele gloire de my God say wese kele gloire de prere kele kotwabera umuryango Yesu azitirwa abifura muri bene se benshi yowe yakushaka ngo biberekere Yesu tuwetekani kuru ore de paide cois correle evaluação no uma cura de Jesus ura de todo mundo que tá no chão no pagani porque
udashaka kuroga ibindi byose ureba ibyo gushuka gusa ariko uyu muhamagaro urahetse kuruta iyindi yose kuko bemeza usomese cya kabiri uhindura abantu b'abana b'Imana barakubije bibone ni wowe wibitse ubuzima bwiza bw'iteka ryose ibindi byose birashira ariko twibeshye ngarya jambo ruvuze ntabwo twibeshye kasaba bishopu adufasha gusengera abantu kandi by'ukuri muhinduke kwita kuri muhamagaro no kumenyangamukayo wayose utase tuwiteho uzamenyangamukayo nobe kundamukayo uzamutawitaho kubabera cyakabiri muzemere ijwi ry'umwuka wera uza gukora ikintu ijwi rikakubwira ngo stop kakira uzagaruke abayoborwa n'umwuka w'Imana bose boba dufite abantu baba bakoreshwa n'umwuka batayoborwa n'umwuka ni ukubwira ngo hagarara gukora icyo uzakireke niko kuwita cya gatatu uzimika ijambo ry'Imana muri wowe ijambo ry'Imana nari bigiye mutima kugira ngo ntagucumuraho cya kane uzapfuka musenge Imana izakora ibitangaza ku buzima bwawe kandi uzahindura amateka y'ubuzima bwawe ikazaba n'iterambere ushobotse ryaruka gusenga Imana kandi aya ni amagambo y'ubugingo bwose urafashe umwanya mwiza ukaza imbere y'Imana waje kumva icyo Imana ivuga kumva indirimbo uririmbire umaze kugira imbaga mu rugendo oya ni ukumva icyo Imana avugana n'ubwoko ugasenga Imana ibyo ufite byose ntabwo ari ibyawe ibyo ufite n'ibyo wakoreye Imana ibyo byawe nk'uko Imana akomeza agenda kandi asobanure neza kugira ngo tugire umugisha nuko ijambo ritagenze ubusa ridasubiye ubusa Mana Data mu izina rya Yesu uri Imana ireba ikamenya uri Imana idahishwa uri Imana itabasha kwikingwa n'umwana w'umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ijambo riratubwira ngo byose ubona n'ibitwikura nta kikwisora nta kikwihera imikorere yacu n'imigendere yacu n'imigabo n'imigambi yacu ndetse n'imbere hacu uragabana ukahamenya niyo mpamvu ubasha kutubwira ibi kugira ngo turusheho icyiza kiruta ikindi uravuze ngo nitwite ku muhamagaro waduhamagaye nubwo turi aha hari henshi mukanya umuririmbyi yaremye ngo tuzacuranga abadusekaga bazisanga impanda yabuze twagiye hari abazumva impanda hari abatekereje ku mpanda hari abakoze batinya impanda ko yazabasiga reka mwaba bahonyine neza buri muntu wese uri hano hantu umutima wese wose uri hano wumve isona imwibutsa ngo hari impanda izavuga abera bakazamuka maze ibintu myiza ikaduherekeza niho gaciro tuzaba dufite iby'isi birangiye amazu n'ibikomeye n'ibigaragara byose birangiye ariko nzi neza yuko twebwe bakwiye kwizera tuzabona ubwiza bwawe tuzabana na Data mu gitaramo kandi hazaturirimbira reka buri muntu wese wumvise iri jambo namwe n'abasabane basengere bose bahagurutse bahagaze imbere yawe ikimenyetso cyo guca bugufi kuko bumvise icyo wabwiye kandi icyo bashinja bacyumvise batsindire baneshereze kandi baha umutima ubasha kwakira rwose kandi bamenye yuko igihe tuzi nicyo twamenye nicyo twabonye igisigaye ntitukizi kizwi nawe reka ubugingo bwabo n'ingingo zacu twebwe twese tubishyira mu biganza byera kugira ngo dukore ubushake bwawe kandi usuzumye gukiranuka kose kugira ngo ijuru ryose ritwitegereza rivuge ngo abo nibo nishimira urakoze urakarama izina yashukwe hino n'umucendo jambo mwuka wera riherekeze kugira ngo ubashe gukora ibyaha urakoze urakarama gutsinza abazima n'abadayimoni n'ibyuka n'uburyo bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo nyuka yiyobagiza ikirije mu bugingo bwawe nyine akabasha kwiyobagiza akareka icyiza agakora ikibabizi ntabwo muhagurukire neza kandi uneshe utsinda ubwazo domine kandi ubugingo bw'umwana w'umuntu burabaye kurusha amabuye y'ihanga urakoze urakaramba turagushimiye tugukomeye amashyi ku buryo amen bahari bamugisha wese wumvise ijambo ry'Imana mukemera kwisunga Yesu umuhenuke